Munyemerere mbasuhuze inshuti bavandimwe muri mu migabane yose igize iyi si yacu dutuyemo yabaye isibaniro. Imana iduhana umugisha. Njyewe muganira amazina ni Mugizeneza Jean Paul. Erega ubutumwa bwiza ni bunkoze isoni, kuko ari imbaraga ihesha uwizera wese gukizwa, uhereye ku muyuda ukageza ku mugiriki. Abaroma igice cya mbere umurongo wa 16. Uyu munsi rero nifuje ko tuganira isomo rivuga ngo isomo ryarambye rikumvwa na bake. Dusenga Imana. Turagushimye Mwami Imana ishobora byose, tugushimiye uburinzi n'ineza uhora utugirira uko bwije n'uko bukeye. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Uyu mwanya rero ubwo uduhaye amahirwe kugira ngo twumve ijambo ryawe rivugana n'imitima yacu, turakwinginze ngo uturinde ikizibakanwa kandi uturinde kwanga kumva imiburo utuburira inyuze muri iri jambo. Mwuka wawe wera avugane n'imitima yacu ko utadusize, tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Dusome mu Itangiriro igice cya 6 umurongo wa 13. Imana itegeka Nowa kubaza inkuge. Imana ibwira Nowa iti, iherezo ry'abafite umubiri bose rije mu maso yanjye, kuko isi yuzuye urugomo ku bwabo, dore nzabarimburana n'isi. Nuko rero umurongo wa 14, wibarize inkuge mu giti cyitwa goferi, ugabanyemo ibyumba, uyihomeshe ubushishi imbere n'inyuma. Dusome mu bakurambere n'abahanuzi ku cyigisho cya 7 kivuga ngo igihe isi yarimburwaga n'umwuzure. Mu minsi ya Nowa, isi yari ifite umuvumo wikubye inshuro ebyiri, waturutse ku gucumura kwa Adamu no ku cyaha cyo kwica cyakozwe na Kayini. Ariko kandi isi yari ikiri nziza, imisozi yari ikiriho ibiti byiza by'inganzamarumbo, mu bibaya hatambaga impumuro y'uburabyo bw'amoko yose, amatunda yeraga ku isi ntiyagiraga ingano. Nta giti kiriho ubu kinganya cyangwa kiri hafi yo kungana n'iby'icyo gihe, umubyimba cyangwa kugororoka. Nta giti kinganya umubyimba n'icy'icyo gihe cyangwa se kugororoka, byabaga bisororotse neza. Amatunda yeraga ku isi ntiyagiraga ingano. Imbaho zabyo zari nziza kandi zikomeye cyane, zisa nk'ibuye kandi ziramba. Izahabu n'ifeza n'andi mabuye y'agaciro byari byinshi cyane. N'abantu kandi ntabwo bari barahindutse cyane, bari bagifite imbaraga n'ibigango nk'iby'abakurambere babo. Hari ibihangange byinshi by'ibirangirire mu bwenge bwa kavukire, bashoboraga gukora n'imirimo ikomera cyane, ariko bagiraga imbaraga nke zo kurwanya icyaha. Imana yahaye abo bantu babayeho mbere y'umwuzure impano zikomeye cyane, ariko bakoresheje ubuntu bwayo kwiha icyubahiro, maze ubwo buntu babuhindura umuvumo kubwo guhanga amaso izo mpano aho kuyahanga uwazibahaye. Bagiraga umwete wo kurushanwa kubaka amazu meza bakoresheje ubuhanga bwabo mu bukorikori. Banezezwaga n'ibikorwa byo kwinezeza no gukora ibibi, kuko bari batakifuza kwibuka Imana mu bitekerezo byayo. Ntibyatinda batangira guhakana ko ibaho, batangira gushyira hejuru ubwenge bwa kimuntu, baramya imirimo y'intoki zabo, bigisha n'abana babo gusenga ibigirwamana. Umunyezaburi yerekana uburyo kuramya ibishushanyo byahinduye abantu
yagize ati ababirema bazahwana nabyo n'ubyiringira wese, muri Zaburi 115 umurongo wa 8. Ni itegeko rigenga ubwenge bw'umuntu yuko iyo twitegereje duhinduka. Igihe ubwenge butazamuwe ngo burenge ibitekerezo bya kimuntu, cyangwa ngo umuntu atekereze ibyo mu ijuru maze arebe ubuhanga n'urukundo bitagira akagero, azahora arushaho kurigita cyangwa guhenebera. Uwiteka abona yuko ingeso z'abantu zari mbi cyane mu isi, kandi ko kwibwira ko imitima yabo itekereza ari kubi gusa iteka ryose. Kandi isi yari yononekaye mu maso y'Imana, yuzuye urugomo. Abantu bishe amategeko yayo, kandi ibyaha byose byakozwe bitewe n'iyo mpamvu. Ubutabera ntibwari bukiriho, kandi imiborogo y'abarenganaga yageze mu ijuru. Ubugingo bw'abantu butitaweho. Uhereye kera abantu bari baratangiye gushaka abagore benshi, nubwo byari binyuranyije n'umugambi w'Imana. Uwiteka yahaye Adamu umufasha umwe, ariko nyuma yo gucumura abantu bahisemo gukurikiza irari ryayo. Kubw'ibyo urugomo n'ibyago byagwiriye vuba. Abantu ntibongeye kwitondera amategeko agenga abashakanye, cyangwa ngo bubahirize uburenganzira bwo gutunga ikintu. Abantu barakabije kugira urugomo, banezezwa no kwica inyamaswa, kandi no kurya inyama byatumaga barushaho kuba abagome n'abicanyi, kugeza ubwo baje gufata ubugingo bw'abantu nkaho ntacyo bumaze. Isi niho yari ikiremwa, ariko gukiranirwa kwari kumaze gukabya hose, ku buryo Imana yavuze iti nzarimbura abantu naremye mbatsembe mu isi. Imana yavuze yuko umwuka wera atazakomeza kuruhanya n'abanyabyaha nibatareka ibyaha byabo. Izabakura mu biremwa byayo, izarimbura inyamaswa n'ibimera byatungaga abantu bakarengwa, kandi izahindura isi yari ikiri nziza iba umusaka. Ubwato bwo kurinda ubugingo. Imyaka 120 mbere y'umwuzure, Uwiteka yamenyesheje Nowa umugambi we, maze amutegeka kubaka inkuge. Yagombaga kubwiriza abantu avuga ko Imana izateza umwuzure ku isi. Abajyaga kwizera ubwo butumwa bakitegura bihana, kandi bagahindura imibereho yabo, bajyaga kuzababarirwa kandi bagakizwa. Metusela n'abahungu be bashoboye kumva ubutumwa Nowa yabwirizaga, bamufashije kubaka iyo nkuge. Imana yahaye Nowa ingero zose n'amabwiriza yose yo kubaka inkuge. Ubwenge bw'umuntu ntibwashoboraga gutegura ikintu cy'imbaraga kandi gikomeye nk'icyo. Imana niyo yateguye uko izubakwa, hanyuma Nowa aba umufundi wayo. Yari ifite ibyumba 3 bigerekeranye n'umuryango umwe iruhande. Umucyo waturukaga hejuru, kandi ibyumba bitandukanye byari byubatswe ku buryo byose byamurikirwaga. Ibikoresho byari amasipure cyangwa ibiti byitwa goferu, byashoboraga kumara imyaka magana n'amagana bitamunzwe. Kubaka icyo kintu kinini cyane ntibyihutaga. Urebye umubyimba w'ibiti n'ubwoko bwabyo, icyo gihe gutunganya urubaho byari umurimo ukomeye cyane ugereranyije n'ubu. Ubushobozi bw'umuntu bwose bwarakoreshejwe kugira ngo uwo murimo utungane.
ariko ubwayo iyo nkuge ntiyajyaga kubura kwangizwa n'umwuzure. Imana ubwayo niyo yagombaga kurinda abagaragu bayo umwuzure ntugire icyo batwara. Kwizera niko kwatumye Nowa atinya Imana, amaze kuburirwa nayo iby'ibitaboneka, akabaza inkuge yo gukiza abo mu nzu ye. Niyo yacishije iteka ry'abari mu isi, aragwa gukiranuka kuzanwa no kwizera. Wabisanga mu Baheburayo igice cya 11 umurongo wa 7. Ubwo yatangaga ubutumwa bwe bw'imiburo, Imana yamuhaye kwizera gushyitse kandi kw'intangarugero, yerekana icyitegererezo cyo kwizera iby'Imana ivuga nta kuzuyaza. Ubutunzi bwe bwose yabusohoye mu nkuge. Ndasubiramo masome neza. Ubutunzi bwe bwose yabushoye mu nkuge. Agitangira kubaka ubwo bwato bunini cyane, abantu benshi baje baturuka imihanda yose kureba icyo kintu kidasanzwe no kumva amagambo y'ukuri uwo mubwiriza yavugaga. Abantu benshi babanje gusa naho bakiriye ubwo butumwa bw'imiburo, ariko ntibahindukira ngo basange Imana kandi bihane by'ukuri, kuko abantu benshi aho ngaho batizeraga. Benshi bongeye gufatanya nabo guhinyura ubwo butumwa bwiza. Bamwe bari banyuzwe ndetse bajyaga kwemera uko kuburirwa, ariko hari benshi bakubonaga gusa bakobana, bituma nabo baba nkabo, banga kurarikwa kw'imbabazi, maze bidatinze baba bamwe mu bamukobaga cyane kurusha abandi. Abantu basaya mu byaha cyane nkabo babanza kubona umucyo, ariko ntibumvire umwuka w'Imana. Abantu b'icyo gihe bose siko basengaga ibigirwamana. Benshi bahamyaga yuko baramya Imana, bavugaga yuko ibishushanyo bisengwa byabo byagereranyaga ubumana kandi byabafashaga kugira igishushanyo kibasobanurira Imana. Abo nibo bari nyambere kwanga ubutumwa bwa Nowa, kandi amaherezo baje kuvuga yuko amategeko y'Imana atakibagenga, kandi ko guhana abakora ibyaha byari binyuranyije n'uburyo Imana iteye. Iyi nyigisho kuri iki gihe ireze. Umva, niba ndi no kubeshya nawe ubyirebe. Hari abaririmbyi baririmbye ngo niyo utabaza abantu n'amaradiyo bazakubwira. Reka aya magambo nyasubiremo niba mbeshya ubigereranye n'ibiriho kuri iki gihe. Benshi bahamyaga yuko baramya Imana, bavugaga yuko ibishushanyo bisengwa byabo byagereranyaga ubumana kandi byabafashaga kugira ishusho kibasobanurira Imana. No kuvuga ngo ntabwo bemeraga ko ari ibigirwamana, ahubwo bavugaga ko ari ibibayobora ku Mana. Umuvandimwe, fata icyemezo, nanjye fata icyemezo, naho ubundi ntabwo ibintu byoroshye. Abo nibo bari nyambere kwanga ubutumwa bwa Nowa, kandi amaherezo baje kuvuga yuko amategeko y'Imana atakibagenga, kandi ko guhana abakora ibyaha byari binyuranyije n'uburyo Imana iteye. Bageze aho ubwenge bwabo buhumishwa no kwanga umucyo w'Imana, maze bibwira yuko ubutumwa bwa Nowa budafite ishingiro. Isi yari yararangariye mu ruhande rw'abanga ubutabera bw'Imana n'amategeko yayo, kandi babonaga yuko Nowa akabya. Abantu bakomeye bagenderaga mu nzira z'isi, abari abanyacyubahiro kandi
b'abahanga baravugaga bati amagambo ateye ubwoba y'Imana agamije gukura abantu umutima, ariko ntabwo izagenzura ko yakurikijwe. Sinzi niba ibintu mubyumvise. Ntabwo bari biteze yuko Imana izarimbura isi yaremye ngo inahane n'ibiremwa yiremeye. Nimugire ubwoba, Nowa arakabya cyane. Bakomeje kwigomeka no gukora ibibi nk'aho Imana itari yaravugiye mu mugaragu wayo. Ariko Nowa yahagaze ashikamye nk'igitare mu muyaga w'inkubi. Isano yari afitanye n'Imana yamuhaye imbaraga ziturutse mu bushobozi butagira iherezo. Imyaka 120 yose Nowa yakomeje kubwiriza ukuri yerekeje ku bintu byasaga nk'aho bidashobora kubaho ukurikije ubwenge bwa kimuntu, kugeza ubwo nta muntu yari yarigeze nta mvura yari yarigeze kugwa. Isi yajyaga ihoberezwa n'urume, imigezi ntiyari yarigeze kurenga inkombe, ahubwo amazi yayo yarindaga agera mu nyanja atamenetse iruhande. Amategeko adahinduka yabuzaga amazi kurenga inkengero. Reba muri Yobu igice cya 38 umurongo wa 11. Ariko igihe cyarahise, abantu bajyaga banyuzamo bakagira ubwoba mu mitima yabo, batangira kwirara. Bagize ibitekerezo bivuga yuko ibyaremwe biruta Imana yabiremye. Iyi nyigisho ireze kuri iki gihe. Nshuti bavandimwe, reka njye namwe Imana itubashishe gufata icyemezo. Iyo ubutumwa bwa Nowa buba ukuri, kamere y'ibyaremwe yagombaga guhindurwa. Berekanye ko badashaka kumvira imiburo y'Imana ubwo bongeraga kwikorera ibyo bakoraga mbere y'ubutumwa bwa Nowa. Bikomereje ibirori byabo byari bigizwe no guhaza inda zabo gusa. Baranywaga kandi bararyaga, barahingaga kandi bakubaka, biteganiriza iby'ejo. Bavugaga yuko iyo ibyo Nowa yavugaga biba ukuri, abantu b'ibyamamare nk'abanyabwenge b'ubwoko bwose cyangwa abantu baba barabyumvise bikabasobanukira. Iyi nyigisho nayireze igihe bari barahawe cyo kwisuzuma cyendaga kurangira. Inkuge yari yuzuye nk'uko Uwiteka yari yabitegetse, kandi yari ihunitsemo ibyo kurya bizatunga abantu n'inyamaswa. Nuko umugaragu w'Imana arongera ararikira abantu inshuro ya nyuma, abingingira gushaka ubugingo bukiboneka. Nanone bamwima amatwi, ahubwo bavugira hejuru bamukoba. Ubwo inyamaswa z'amoko yose zaturukaga mu misozi no mu mashyamba zigana ku nkuge kandi zitonze. Inyoni nazo zaturukaga mu kirere hose maze zikinjira mu nkuge nta muvundo. Inyamaswa zinjira ebyiri zisanga Nowa mu nkuge, na birindwi mu zitazira. Abanyabwenge barahamagawe kugira ngo babisobanure, ariko ntibabishobora. Abantu bari bagiye kurimbuka babona bibashobeye, bahitamo kwikomereza ibirori. Abantu bari bagiye kurimbuka babona bibashobeye, bahitamo kwikomereza ibirori kugira ngo bibakure mu ubwoba. Ariko baba nk'aho bisutseho umujinya w'Imana yari yamaze kurakazwa n'ibyo bakoraga. Imana ibwira Nowa iti, injirana mu nkuge n'abo mu nzu yawe mwese, kuko ari wowe nabonye ukiranuka mu maso yanjye muri iki gihe. Imiterere ye n'urugero rwiza yatangaga, uwo ni Nowa, byabereye
umuryango we umugisha. Imana yaramukijije n'ab'inzu ye bose. Imana yacu ishimwe, Imana yacu ishimwe. Imyaka 120 yose yararangiye. Hari hariho ikibwirizwa kimwe cyo kuvuga ngo imvura izagwa, nyamara ntabwo abantu bigeze bihana. Ese bimeze bite muri iki gihe cya none? Ubwo babonaga ibisimba birimo byinjira mu nkuge, batangiye kumuseka no kumunnyega, bavuga bati reka turebe noneho ibisimba bimuriremo. Umva ko yigenje. Muri iyi minsi njye namwe twahaye amahirwe yo kugira ngo twihane kandi tubashe kurokoka umugaru w'ibyaha ugiye gutera. Ubwo benshi bavuga yuko nta bihano bizabaho, abantu bakaba batekanye, bakaba basubiye mu bibi byo bari baravuyemo bakabisubiramo. Bigiye guhwana nk'uko mu gihe cya Nowa abantu benshi bafashije Nowa kubaza inkuge, ariko biza gusoza n'ubundi batayigiyemo. Nshuti muvandimwe, abantu 8 nibo barokotse gusa mu gihe cy'imyaka 120 n'indi 7 bashyiriweho y'inyongezo. Muvandimwe, reka njye namwe Imana idufashe kugira ngo n'ubundi tubashe kongera kuzirikana iherezo ryacu. Mana yacu y'urukundo ntabwo ijya iduhemukira, buri gikorwa cyayo cyose kibanzirizwa n'umuburo wa Nowa babanje kuburirwa mbere yuko imvura ibatikiza. Wa Nowa babanje kuburirwa mbere yuko imvura ibatikiza. Maze umwuzure uratangiye. Nowa, 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 dukingurire. Umva Nowa, bati Nowa, 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 dukingurire. Abagabo umva Nowa baraza, bati Nowa, no ku nkuge. Nowa, 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 dukingurire. Abagore umva Nowa baraza, bati Nowa, no ku nkuge. Nowa, 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 dukingurire. Bose bose Nowa baraza, bati Nowa, no ku nkuge. Nowa, 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 dukingurire. Nowa, 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 dukingurire. Dore igiteye agahinda uko inyamaswa zinjiraga, umuntu yararawe areba atereye agati mu ryinyo. Igitonyanga kimwe kije atangira guca inzugi, aragerageza biranga, igihe cyari cyarangiye. Nowa, 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 dukingurire. Abanze kumvira baraza, yo Nowa, 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 dukingurire. Ngaba baza birukanka no ku nkuge. Nowa, 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 dukingurire. Yewe Nowa, 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 dukingurire. Nowa, 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 dukingurire. Abanze kumvira baraza, yo Nowa, 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 dukingurire.
igikoni gito cyane imanda y'imperuka ikavuga ariko abiteguye Yesu nta gihungana baba bafite isaha yose Yesu yaziraho barashaka kuririmba bati Yesu 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 ukwiye icyubahiro ubamwami wacu Yesu ineza wangirira mpagije ubamwami wacu Yesu ineza wangirira mpagije Yesu ubamwami uri mwiza haleluya ineza wangirira mpagije Yesu ubamwami uri mwiza urera ineza wangirira mpagije Yesu ubamwami uri mwiza haleluya ineza wangirira mpagije. Marayika afunga urugi. Inyamaswa zo mu gasozi n'ibiguruka byo mu kirere byari bimaze kugera mu buhungiro. Nowa n'ab'inzu ye bari mu nkuge, maze Uwiteka aramukingirana urugi runini cyane rutashoboraga gukingwa n'abari imbere, rukingwa buhoro buhoro n'amaboko atagaragara. Nowa yikingirana uwe imbere, naho abanze imbabazi z'Imana bakingiranirwa hanze. Nanone Kristo narangiza umurimo wo kuburanira abanyabyaha mbere y'uko aza ku bicu byo mu ijuru, urugi rw'imbabazi ruzakingwa. Imbabazi z'Imana zizaba zikuwe ku bakiranirwa, na Satani azaba amaze kwigarurira rwose abazaba baranze imbabazi. Bazagerageza kurimbura abantu b'Imana, ariko nk'uko Nowa yari arindiwe mu nkuge, ntacyo ashobora kuba, n'abakiranutsi bazaba barinzwe n'imbaraga y'Imana. Iminsi 7 Nowa n'umuryango we bamaze mu nkuge, nta kimenyetso cyagaragaye cy'umwuzure wari ugiye gutera. Muri icyo gihe kwizera kwabo kwarageragejwe, cyari igihe cyo kunesha ku bari basigaye hanze. Bakomeje guhinyura imbaraga z'Imana, hanyuma bazenguruka inkuge ari benshi cyane, bakoba bayirimo babagize urw'amenyo. Ariko ku munsi wa 8 ibicu byirabura bitangira kuzura ikirere, hakurikiraho guhinda kw'inkuba n'imirabyo. Bidatinze ibitonyanga binini by'imvura bitangira kugwa. Kuko ibintu nk'ibyo byari bitarabaho mu isi, abantu bakuka imitima, bose bongoreranaga babaza bati, mbese Nowa yaba yaravuze ukuri yuko igisi igiye kurimbuka? Inyamaswa zo mu gasozi zakubitaga hirya no hino, zamazwe n'ubwoba. Hanyuma amasoko y'ikuzimu arazibuka, imigomero yo mu ijuru iragomororwa. Amazi yavaga mu ijuru asuma biteye ubwoba, imigezi irenga inkombe zayo, maze isendera mu bibaya. Amazi adudubiza ava mu butaka, afite imbaraga nyinshi cyane. Abantu babanje kubona inyubako zabo zari zirimbishijwe cyane, n'imirima yabo y'imizabibu yari myiza cyane. Imirima bari barubakiyemo ibigirwamana byabo birimburwa n'imirabyo iturutse mu ijuru. Ibicaniro batambiragaho abantu birasenywa, maze abasengaga ibyo bigirwamana bahindishwa umushyitsi n'imbaraga y'Imana ihoraho. Uko umugaru wakomezaga kwiyongera, niko ubwoba bwinshi cyane bwateraga abantu n'inyamaswa. Imiborogo y'abantu bari barasuzuguye amabwiriza y'Imana yumvikanaga hejuru yo guhinda kw'imirabyo n'inkuba. Satani ubwe yagombaga
kuvuga hagati y'ibyo biremeshwa byarwanaga, yagize ubwoba yibaza yuko nawe atari burimbuke, atangira kuvuga amagambo yo gusebya Imana. Abantu benshi bari bameze nka Satani, nabo batuka Imana. Abandi bahindaga umushyitsi basaba abari mu nkuge kubinjiza nabo. Aho byari bigeze, abantu batangira kumenya yuko hari Imana itegeka mu ijoro. Imana yacu ishimwe. Batakiye ihoraho binginga, ariko ntiyatega amatwi imiborogo yabo. Muri uwo mwanya uteye ubwoba, babonye ko kwica amategeko y'Imana ari byo bibateye kurimbuka. Ariko nubwo byari bimeze bityo, ntibarakicuza mu mitima yabo cyangwa ngo bange ikibi. Bajyaga no kwisubirira mu byangwa n'iyo mu ijuru iyo bababarirwa. Bamwe bakomeje kugundira inkuge kugeza ubwo imbaraga y'amazi n'inkuge yikubita ku mabuye no ku biti byabakuyeho. Iyo nkuge nini cyane yanyeganyezwaga yose n'inkubi y'umuyaga yayiteranaga impande zose. Imiborogo y'inyamaswa zari mu nkuge yagaragazaga ubwoba n'umubabaro zari zifite, ariko inkuge yakomeje kureremba ntiyagira icyo iba, kuko hari hashyizweho abamarayika bo kuyirinda. Abantu bamwe bahambiriye abana babo nabo ubwabo ku nyamaswa z'inyambaraga cyane, ndetse nabo bihambiraho bibwira yuko izo nyamaswa ziri buterere imisozi zikagera hejuru cyane, maze bagakira amazi yadudubizaga. Bamwe bihambiriye ku biti birebire mu mpinga y'imisozi, ariko ibyo biti byararimbutse bijugunywa mu mivo y'amazi. Ubwo amazi yakomezaga kuzamura, abantu bahungiye ku misozi yirengeye kurusha indi yose. Kenshi umuntu n'inyamaswa barwaniraga kugira aho bafata, kugeza ubwo amazi yabatwaraga bombi. Abantu bari bahagaze mu mpinga z'imisozi miremire gusumbya iyindi, babonye inyanja itagira inkengero. Imiburo y'Imana bahabwaga n'umugaragu wayo ntiyari igihindurwa urw'amenyo. Abo banyabyaha bari bagiye kurimbuka, batakamba binginga ko nibura bahabwa isaha imwe yo kwihana. Ariko ntabwo byashobotse. Nowa akongera akabararikira rimwe gusa kwihana. Ibyo nabyo ntibyashobotse. Ariko urukundo rusa n'ubutabera rwatumye Imana ihitamo guhagarika icyaha. Abayinyuraga Imana barimbukiye ikuzimu h'icuraburindi. Uko byari bimeze mbere y'umwuzure. Ibyaha byatumye isi ya mbere y'umwuzure ihorwa n'ubu biriho. Mu mitima y'abantu ntihakirimo gutinya Imana, ntibita ku mategeko yayo, kandi barayasuzugura. Kuko nk'uko bari bameze muri iyo minsi yabanjirije umwuzure, bararyaga, baranywaga, bararongoraga, barashyingiraga, bageza umunsi Nowa yinjiriye mu nkuge, kugeza aho umwuzure waziye ukabatwara bose. Niko no kuza k'Umwana w'umuntu kuzaba. Matayo 24:38 na 39. Imana ntiyabahoye kurya cyangwa kunywa, yari yarabahaye amatunda yera ku isi ngo abatunge. Icyaha cyabo kwari ugukoresha izo mpano batabishimiye yazibahaye, kandi bagatwarwa n'irari ry'inda zabo. Amategeko yashyigikiraga gushaka umugore cyangwa umugabo. Umuremyi yatanze amabwiriza y'umwihariko yerekeye uwo muhango, awambika umwambaro wo
gukiranuka n'icyubahiro, ariko umugambi w'abashakanye urahindurwa bawukoresha gushimisha irari ryabo. Muri no minsi ho tugeze aho bavuga yuko umugabo aryamana n'umugabo, umugore akaryamana n'umugore, umugore akaryamana n'inyamaswa, umugabo akaryamana n'inyamaswa. Ngaho aho tugeze dukura Imana mu jisho. Imibereho isa n'iy'ubu, imibereho y'abantu imeze nk'iyo iriho muri iki gihe, batwarwa n'irari ry'inda. Abitwa abayoboke ba Kristo basangira n'abasinzi ibyo kurya n'ibyo kunywa. Kutirinda mu byo kurya no mu byo kunywa bigusha ikinya imbaraga zo gutekereza neza n'iz'iby'umwuka, maze bigategurira umuntu gusaya mu irari ry'ibidafite umumaro. Abantu benshi bahinduka imbata z'irari ry'imibiri yabo, bashaka umunezero wabo. Abantu bamarwa no kwaya, kuba inyangamugayo biguranwa kwinezeza no kwirata. Ubuhendanyi, ruswa no kwiba bigahabwa intebe. Ibinyamakuru byuzuyemo amakuru y'urugomo n'ubwicanyi, ku buryo bisa nk'aho nta mutima bagira, nta mutimanama bagira. Kandi ayo marorerwa asigaye aba hose ku buryo atagitangaza abantu. Imbaraga y'ubwigomeke nimara kurenga igaruriro, izuzuza isi agahinda n'umubabaro. Imibereho y'abantu bariho imbere y'umwuzure ishushanya imibereho y'abantu b'ubu bihutira kugeraho. Imana yatumye Nowa kuburira isi kugira ngo abantu bayoboke inzira yo kwihana, maze bahunge kurimbuka kwari kwegereje. Uko igihe cyo kugaruka kwa kabiri kwa Kristo cyegereza, umwami yohereza abagaragu be kuburira abantu ngo bitegure bya birori by'agatangaza. Abantu benshi bica amategeko y'Imana, none kubw'imbabazi zayo irabararikira kumvira amabwiriza yayo yera. Abazihana bose kandi bakizera Kristo, maze bakareka ibyaha byabo, bazababarirwa. Ariko benshi banga imiburo yayo kandi bagahakana ubushobozi bw'amategeko yayo. Mu bantu benshi cyane bari batuye ku isi mbere y'umwuzure, 8 gusa nibo bizeye kandi bemera ijambo ry'Imana yavugiye muri Nowa. Ndiko na mbere yo kugaruka k'uwatanze amategeko aza guhana abatayumviye bizamera. Abacumura baraburirwa ngo bihane, ariko ku bantu benshi izo nama zizapfa ubusa. Mu minsi y'imperuka hazaza abakobanyi bakobana, bakurikiza irari ryabo, babaza bati isezerano ryo kuza kwe ririhe? Kuhereye aho basogokuruza basinziriye byose bihora uko byahoze, uhereye ku kuremwa kw'isi. Urwa kabiri rwa Petero igice cya 3 umurongo wa 3 n'uwa 4. Yesu yabajije ikibazo cy'ingenzi ati, ariko umwana w'umuntu nazambe azasanga kwizera kukiri mu isi? Luka igice cya 8 umurongo wa 8. Ariko umwuka avuga yeruye ati, mu bihe bizaza bamwe bazagwa bave mu byizerwa, bite ku myuka iyobya n'inyigisho z'abadayimoni. Urwa mbere rwa Timoteyo igice cya 4 umurongo wa 1. Umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaba ibihe birushya. Urwa kabiri rwa Timoteyo igice cya 3 umurongo wa 1. Twaravugaga ngo hazaza ibihe birushya, cyangwa tugasoma ngo hazaza ibihe birushya, ariko ibyo bihe birushya tubihagazemo. Ubwo igihe cy'imbabazi kizarangira, ubwo igihe cy'imbabazi cyabo cyari kigiye kurangira, abantu bariho mbere y'umwuzure birunduriye mu bikorwa byo kwinezeza byose. Muri iki gihe cyacu isi yatwawe no gushaka kwinezeza, guhurura bya buri kanya,
bibuza abantu kunyurwa n'ukuri, kandi ariko konyine kwashobora kubakiza kurimbuka kwegereje. Mu gihe cya Nowa, abanyabwenge bari barize ibintu bya filozofiya bavugaga ko bidashoboka yuko isi yarimburwa n'amazi. Abafilozofi bari bagwiriye bari kuvuga ko bidashoboka ko amazi yarimbura isi, ariko igihe bose bari bamaze kuvuga ko ubuhanuzi bwa Nowa ari ukwibeshya, nibwo igihe cy'Imana cyari kigeze. Ni nako n'ubu abizi bya siyanse bagerageza kwerekana yuko isi itarimburwa n'umuriro. Nyiramategeko aruta amategeko ya kamere, kandi uko byari biri mu minsi ya Nowa ni nako bizambera umunsi umwana w'umuntu azabonekeraho. Luka 17:26 umurongo wa 30. Ariko umunsi w'umwami wacu uzaza nk'umujura, ubwo ijuru rizavaho hakaba n'umuriri ukomeye, maze ibyishingiro ibyo byose biremeshwa bikarengeshwa no gushya cyane, isi n'imirimo iyirimo bigashirira. Urwa kabiri rwa Petero igice cya 3 umurongo wa 10. Igihe abayobozi b'idini bereka abantu ibihe by'amahoro n'ubukire bizaza, maze ugasanga isi ihugiye mu guhinga no kubaka, barya bakanywa, batumva imiburo y'Imana kandi bagasuzugura intumwa zayo, nibwo kurimbuka kuzabatungura kandi ntibazabasha kubikira na hato. Urwa mbere rw'Abatesalonike igice cya 5 umurongo wa 3. Dusenga Imana. Mwami Imana yacu, tugushimiye yuko tuburiye, nyamara ntabwo twakwishoboza kwikiza. Turagushakaho ubuntu, utwubagira imbyiro mutabazi twe gupfa. Njyewe n'abanyumva n'abateze amatwi n'abareba iyi videwo, turinginze ngo Mwuka wawe wera ahindurire imitima yacu kukubaha no kukubahisha. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen.